reka ngusuhuze wowe turi kumwe muri aka kanya kugira ngo twigane amagambo akomeye, amagambo y'ubugingo, amagambo yo guhindura, yadufasha guhindura byinshi mu mibereho yacu, amagambo yatuma turushaho kumenya ibitagenda, maze tugasaba Imana kugira ngo ibashe kuduha imbaraga zo kubikosora. Tugiye rero kureba amagambo akomeye, sinzi uko nayita ariko uraza kureba nawe uko wayita. Ni amagambo akomeye ajyanye n'umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu, Imana urebye yafashe umutima w'umuntu ugira ikintu cyihariye. Ni ikintu Imana ifiteho access, ibasha kumenya ibiri mu mutima w'umuntu. Kugeza kuri uyu munsi ubushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi ntabwo burabasha kugaragaza ko hari umuntu ushobora kumenya ibintu biri mu mutima w'undi muntu. Kugeza kuri uyu munsi ni ikintu kigikomeye, kigoye ko abantu basobanukirwa n'ibintu biri mu mutima wa mugenzi we. Ariko bagenda bakora ubushakashatsi butandukanye, abapsikologi bakagerageza gukora ubushakashatsi butandukanye, bakagenda bashyira abantu mu byiciro bitandukanye, ariko ni uburyo bwo kugenekereza. Ntabwo ushobora kumenya ibintu biri mu mutima w'umuntu. Umutima w'umuntu Imana yawugize ibanga, kureba mu mutima w'umuntu Imana yabigize ibanga, ku buryo ari ibyayo n'uwo muntu gusa. Gusa muri iki gihe turimo ikoranabuhanga risa n'iryafunguye akaryango gato ku buryo ubasha kumenya bimwe mu byo umuntu atekereza utashoboraga kumenya. Nabwo ntushobora kumenya ibiri mu mutima we byose, ariko ubasha kumenyaho gakeya. Ahari umuntu yakoresha iryo jambo ku buryo ubasha kumenyaho gato ibiri mu mutima w'umuntu. Rero iryo koranabuhanga ryakoresheje ubuhe, bikorwa mu buhe buryo, cyangwa se ni irihe koranabuhanga rishobora gutuma umuntu abasha kumenya ibiri mu mutima w'umuntu ho gakeya? Naguha nk'urugero, hari za social media zateye ibyitwa ahangaha abantu bandikirana, bandika za utumesaje dutoya cyangwa se bakabasha guhamagarana. Hari uburyo butandukanye cyane bukoreshwa. Hari guhamagarana bakoresheje ntabwo nshobora kuyarondora ngo nyarangize, ariko hari guhamagarana ukoresheje telefone bisanzwe, mugahamagarana mukavugana ijwi kurindi. Hari guhamagarana mukoresheje WhatsApp ifite uburyo bwo guhamagarana. Hari guhamagarana mukoresheje Facebook ifite uburyo bwo guhamagarana. Hari guhamagarana mukoresheje n'imirongo myinshi usibye na WhatsApp. Hari n'izindi za messengers zitandukanye, twavuga nka za Signal, twavuga izitwa Telegram, twavuga izitwa Imo, twavuga izitwa Viber. Ni nyinshi cyane ku buryo umuntu atazivuga ngo azirondore. N'ama platform atandukanye abantu bakoresha, bashobora kuvugana n'abandi, bashobora gucata n'abandi, kwandikana message ngufiya, mbese mugashobora kugirana ikiganiro kiri instantane cyangwa se cyako kanya umubwira gusubiza, mwandikirana cyangwa se mukanahamagarana. Ariko uburyo bukoreshwa cyane kurusha ubundi ni WhatsApp niyo ikoreshwa kurusha izindi zose mu buryo bwo kwandikirana no guhamagarana. Rero muri iki gihe turimo ni igihe kigoye, ni igihe kibonekamo ibyo twakwita infidelity cyangwa se guhemukirana ku bashakanye. Ni igihe ubonamo ubuhemu bwinshi butandukanye, usibye no kubashakanye, ku bantu batandukanye, ku nshuti zawe. Ushobora kuba uri kumwe n'inshuti, mwagiye muri gusangira ahantu mu kabari, ari we arimo avugana n'abagomba kukugirira nabi, mwicaranye ntushobore kubimenya, adafashe telefone ngo ajye kwitaba ijwi, anakajye kwitaba akoresha ijwi, ahubwo akandika message kugeza igihe amakuru yose yatanga kandi mwicaranye. Ni uburyo rero buriho bukoreshwa, haba ku bashakanye, haba ku bana b'abasore n'abakobwa, haba ku bantu bakuze. Ni uburyo buhari bukoreshwa mu buryo bwo gukominikana cyane. Ariko ikibazo umuntu yakwibaza, nawe wakwibaza, nanjye nakwibaza, haramutse hari umuntu cyangwa se reka tukibaze muri ubu buryo, umuntu wicaye mu ikoranabuhanga rya WhatsApp arimo akurikirana ibintu mvugana n'inshuti zanjye, abona iki?
umuntu wicaye mu ikoranabuhanga rya WhatsApp, reka tuvuge rya WhatsApp gusa, akaba ari gukurikirana ibintu mvugana n'abantu, abona iki? Reka noneho twongere dufate iki kibazo tukibaze muri ubu buryo. Umuntu wicaye ahantu runaka akaba afite ubushobozi bwo gukorekitinga cyangwa kubona amakuru y'ibyo nandika nkoresheje telefone yanjye, nkoresheje za account zanjye, hari ya Instagram, hari Facebook, hari TikTok, hari zitandukanye, WhatsApp, bitandukanye zose nshobora kuba nkoresha. Uwo muntu ushobora gukorekitinga ayo madata ashobora kubona iki? Ese hari umuntu buri munsi uhora akorekitinga amadata y'ibintu nandika, y'ibintu mvugana n'abantu, n'ibyo bansubiza, n'ibyo mvugana nabo, n'ibyo bansubiza, abona iki? Icyo kibazo ukibaza, ndakibaza. Ari nayo mpamvu bitumye mpitamo gukora iki cyigisho cyangwa se gukora iki kiganiro, kugira ngo tubashe kubikuramo icyigisho gikomeye mu buzima bwacu. Icyo kibazo numara kukibaza, ndahamya ntashidikanya ko hari urugero runaka uri bwiboneho. Hari ibyo urabona ukwiriye gukosora, hari n'ibyo urabona ukwiriye gukomeza. Ibyo ukwiriye gukosora ni biriya bintu umuntu ashobora kubona uwo muntu yakwicara akicara mu ikoranabuhanga akabona ibintu wandika, umaze kumenya ko ari umuntu wabibonye byose, ukaba utakwishimira ko abishyira ahabona. Niba hari ibyo ubona umaze kwibaza iki kibazo, ukabona hari ibyo utakwifuza ko abantu bamenye, uwo muntu yabibonye, uwo muntu yicaye mu ikoranabuhanga cyangwa afite ubushobozi bwo kwinjira muri izo social media zose ukoresha, yarangiza akaba afite ububasha bwo kubipublishinga, kubipubliya, akabishyira ahabona. Ukaba ushobora kumutakambira ngo nakubabarire ntabishyira ahabona. Wibaza iki kibazo, ibyo bintu ubibonye ku ruhe rwego? Ibyo bintu ubonye biri mu ruhe rwego? Ese urifuza kuguma muri iyo mibereho? Ese urifuza kuyihindura? Icyo kibazo kibaze. Reka rero nyuma yo kwibaza icyo kibazo, reka turebe amagambo yanditswe mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, icyiciro cya 28 cyitwa Isuzuma Rubanza. Mvuze page zishobora gutandukana, ariko nushaka iki gitabo uzakibona. Intambara Ikomeye, page icyiciro cya 28. Mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 12 handitswe amagambo avuga ngo imanza zirashingwa, ibitabo birabimburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Ngira ngo aya magambo yanditswe mu Byahishuwe 20 umurongo wa 12 aragaragaza urubanza ruzabaho ku mateka y'abantu ku munsi wa nyuma w'urubanza. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Mu ijuru hari ibitabo bitatu, niko ibyanditswe bivuga: igitabo cy'urwibutso, igitabo cy'ubugingo, n'igitabo cy'ibyaha. Ibyo bitabo ko ari bitatu, tugiye kureba mu buryo bwihuse ibyanditswe muri ibyo bitabo. Igitabo cy'ubugingo cyanditswemo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose. Mu gitabo cy'ubugingo cyanditswemo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose. Ikintu waba warakoze, waba waratanze amazi yo kunywa, waba warabwiye umuntu ijambo ryiza, waba warayoboye umuntu kuri Kristo, icyo waba warakoze cyose cyanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo. Icyo gitabo rero Danieli yaranditse ngo abantu Danieli igice cya 12 umurongo, Danieli igice cya 12 umurongo wa mbere yaravuze ngo muri icyo gihe azaba ari umubabaro ukomeye cyane utarigeze kubaho, ariko abantu amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ngo uwo mubabaro bazarokorwa, Imana izabarokora. Bisobanura rero ngo igitabo cy'ubugingo nicyo cyanditsemo abantu bazajya mu ijuru. Igitabo cy'ubugingo cyanditswemo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose, abantu bagize uruhare mu gukorera Imana. Pawulo nawe yigeze kubivuga mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 3 aravuga ngo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndetse na Yesu yigeze kubivuga bibwira abigishwa be muri Luka 10 umurongo wa 20 aravuga ngo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Kandi muri Yohana Umuhishuzi, Yohana
wanditse igitabo cy'ibyahishuwe nawe yaje kuvuga ko abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe, abo ngabo bazabasha kurokoka urupfu rw'iteka ryose. Igitabo cy'ubugingo rero ni igitabo umuntu akwiriye kwandikwamo. Igitabo cya kabiri ni igitabo cy'urwibutso. Icyo cyandikirwa imbere y'Imana, kikandikwamo ibikorwa byose byiza by'abubaha Uwiteka bakwita ku izina rye. Muri Malaki 3:16 niho habivuga ko abantu bandikwa bari muri icyo gitabo ari abantu bagize ibikorwa byiza bigamije kugaragaza umutima wa kimuntu. Nehemiya yerekeza kuri ibyo, nawe muri Nehemiya 13:14 avuga ngo Mana yanjye ujye unyibuka ku bw'ibyo kandi ntuzahanagura imirimo yanjye myiza nkoreye inzu y'Imana yanjye. Mu gitabo cy'Imana cy'urwibutso umurimo wose wo gukiranuka wanditswemo ubutazasibangana. Umurimo wose wo gukiranuka wanditswemo ubutazasibangana. Igishuko cyose umuntu yatsinze kiranditswe muri icyo gitabo cy'urwibutso. Icyaha cyose umuntu yanesheje kiranditse muri icyo gitabo cy'urwibutso. Ijambo ryose rihumuriza abandi umuntu yavuze riranditswe mu gitabo cy'urwibutso. Umurimo wose w'ubwitange umuntu yakoze biranditswe mu gitabo cy'urwibutso. Umubabaro wose n'agahinda umuntu yihanganiye ku bwa Kristo byose byanditswe muri icyo gitabo cy'urwibutso. Rero icyo gitabo cyandikwamo ibintu byose byiza umuntu yakoze cyangwa se ibintu byose umuntu yabashije gutsinda. Muri Zaburi 56:8 yaranditse ngo ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Na ya marira y'umubabaro yose warize baguhemukiye yose aranditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Rero ibintu byose birandikwa. Hakaba rero ikindi gitabo cya gatatu cyitwa igitabo cy'ibyaha. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Umukiza nawe aravuga ati amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Ayo magambo yombi dusomye aboneka mu Mubwiriza 12:14 no muri Matayo 12:36-37. Ibigambirirwa mu rwihisho biboneka mu gitabo kitabeshya, kuko Imana izatangaza ibyari byarahishwe mu mwijima kandi ikagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Dore ibyo biranditswe imbere yanjye, sinzabyihorera. Gukiranirwa kwanyu ubwanyu nuko abasogokuruza banyu nzakubiturira hamwe. Yesaya 65:6-7. Rero muvandimwe, ndakurarikira kuzakomeza gusoma iki gitabo, kuko ni igitabo cyane cyane iki gice cya 28 kugira ngo ubashe gusobanukirwa yuko niba mu ikoranabuhanga umuntu ashobora kwicara hariya akabona ibintu byose wavuze akabizana akabikuregesha, niba ikireka gisobanurire neza. Izi application dukoresha ntabwo ari izacu, ni iz'abantu bandi bakoze, amasosiyete se cyangwa abantu ku biti byabo. Abo bantu bafite ububasha bwo kubika ibintu tuvuga byose. Niba umuntu ashobora kujya yagatanga igiciro cy'amafaranga ashoboka bakamuha ibintu byose wavuze ku social media atandukanye akabibona, ese Imana yo mu ijuru yo, Imana ishobora byose yaremye ibintu byose mubona bihambaye, yananirwa kuzana ibintu byose twavuze n'ibintu byose twakoze? Niyo mpamvu batanze ishusho y'ibitabo mu ijuru, ko mu ijuru hari ibitabo byanditswemo ibintu byose dukora, ari byo bitabo bitatu batanzemo tumaze kureba: igitabo cy'urupfu, igitabo cy'urwibutso n'igitabo cy'ubugingo. Ubwo bisobanuye rero ko niba mu ijuru bafite byose, ntaho umuntu ashobora kuzaburana ngo atsinde, keretse gusa kwihana umuntu akareka agahinduka akava mu bintu yahozemo kera. Imana ni nziza, ni nyarukundo, iyo tuyisanze yirengagiza ibyahise byose ikatwakira. Reka nsoma aya magambo, ni menshi nasoma, reka nsoma aya magambo ubundi nsoze. Icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ko ari cyo gukiranirwa. Birumvikana neza. Icyo umuntu akoze cyose kimunyura imbere y'Imana kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ko ari igikorwa cyo gukiranirwa. Ni icyo ukoze ibintu byo gukiranuka cyangwa ukoze ibyo gukiranirwa, byose birandikwa.
mu buhanga butangaje kandi butagereranywa, imbere y'izina ryose ry'umuntu mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma, umurimo wose wo kwikanyiza, inshingano yose ituzujwe n'icyaha cyose gikorerwa mu rwihisho, byose birandikwa. Imiburo yoherezwa mu ijuru cyangwa gucyaha kwirengagijwe, imiburo yoherezwa n'ijuru cyangwa gucyaha kwirengagijwe, igihe cyapfushijwe ubusa, igihe cyakoreshejwe nabi, imbaraga zakoreshejwe mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi, ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye, byose byandikwa n'umumarayika. Ndetse muri iki gitabo baravuga ngo yandika n'ikaramu idasobwa n'akantu na gatoya. Reka nsoreze ahangaha. Niba hari umuntu wicaye akurikirana ibyo wandika, ibyo uvugana n'abantu, se uwo muntu abona iki? Ese uwo muntu ni umucamanza wakuburanira? Ese uwo muntu ni umucamanza wagucira urubanza ruguciraho iteka? Reka icyo kibazo ukibaze, nanjye nkibaze, maze duharanire guhinduka, duharanire gusaba Imana guhinduka. Ntabwo tuzafunga ibyo tuvuga ngo bidukundire. Urabifunga ukabifunga, ariko biranga bikongera ukavuga. Ndetse n'iyo wasa nk'ubishoboye, byahera mu mutima wawe. Byanze bikunze ijuru ryo risoma n'ibiri mu mitima yacu. Rero igikwiriye ni uko duhinduka, imitima yacu ikezwa, noneho tugatekereza ibintu byiza ku bandi, tukavugana n'abandi ibintu byiza, tukabera abandi umugisha, tukabera abandi abantu bazima, maze imitekerezo yacu niho zizatangira guhinduka. Imitekerezo yacu nizihinduka, ibyo twibwira mu ntekerezo nibihinduka, n'ibyo twibwira n'ibyo tubwira abandi bizahinduka, n'ibyo tuvuga bizahinduka, n'ibyo twifuza bizaba ari ibintu byiza gusa. Uwiteka duhe guhinduka mu mitima. Guhinduka mu mitima, guhinduka mu ntekerezo, ni ukwakira Yesu Kristo ku rugero rushyitse, ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha ku gipimo gikwiriye. Reka rero mbikwifuriza, nanjye mbyifuriza, mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo, amen. Reka dusenge Imana. Urakoze Uwiteka, Mana nziza, uri Imana nziza y'urukundo, Imana igira neza, itwitaho. Urakoze cyane kubw'iki cyigisho cyiza uduhaye cyo kongera kwitekerezaho ngo tumenye ko burya nubwo umutima w'umuntu nta wundi muntu wawumenya, ikoranabuhanga tugezeho muri iki gihe hari abantu babasha kumenya ho gakeya y'ibi turimo, y'ibyo twirirwamo, y'ibyo dukora, y'ibyo tuvuga. Reka rero ibi bitwereke yuko n'ibikoranabuhanga ryo ku isi aho rigeze rishobora gusobanukirwaho gake ibyo twirirwamo, rikaba ryatubera umushinja ukomeye ku munsi w'urubanza. Reka dusobanukirwe ko mu ijuru ho umuremyi w'isi n'ijuru afite ibirenze ikoranabuhanga ry'umuntu, abasha gusobanukirwa neza umuntu wese uko ahagaze, yewe n'ibyo adatekereza atarabasha kuvuga ubasha kubimenya. Reka rero tuzirikane ko mu buryo wabidusobanuriyemo wabishyize mu ishusho y'ibitabo bitatu: igitabo cy'urwibutso, igitabo cy'ubugingo ndetse n'igitabo cy'ibyaha. Reka turusheho gusobanukirwa cyane n'ibi, maze turusheho kwiyegurira mu buryo bukwiriye, twihane mu buryo bukwiriye, maze imitima yacu ihinduke, tuba abantu batekereza neza, abantu bafite intekerezo nzima, bibwira iby'ijuru, maze n'ibyo tuvuga tuvuge ibihesha abandi ubugingo, ibihesha abandi umugisha, ibigirira neza abandi, maze dutandukane no kugira ibishinja bitandukanye bizadushinja ku munsi w'urubanza, ahubwo tuze dufite ibidushinjura yuko twakweguriye kandi twishyize mu biganza byawe. Nibyo dusabye twizeye mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo, amen.